Muhinde yo nitwa Twahirwa ego biva kuri kuguhirwa ko mbona utahiriwe se mu nkwavya nanjye ni ikibazo byayenze bite nanjye nengeye kukubaza ko mbona udahinda kandi nitwa Muhinde ndi umuhinde nta kundi naguhindisha karibu mu gihe rero ku gihe murakoze cyane umeze fresh ari yewe ntakomeze ngiye kukubaza ibibazo nanjye ndakikubaza ariko oya uri tayari ndi tayari twagiye ninde utangira umwana oya urambeshya yakayo nawe ndi wivuge yego ariko twagiye ikibazo cya mbere yego Ravanire yego ni ikihe kintu uba wumva uzibukirwaho mu gihe uzaba utakiri ku isi ikintu ubuse nkikira cyakoze bashobora kuzibuka ko nakoreshaga imbuga nkoranyambaga cyonyine ubuse si cy'abantu benshi banziho ibindi ubwo ni ibisanzwe nta n'umwana uzasiga ku isi cyangwa nuko nawe urahari oya n'ubu wabona bahari none se ntuvuze ko uri umwana utangira nshobora kuzahagusiga ntabwo byoroshye njyewe ukurikiye ufite imyaka ingahe Muhinde ufite imyaka 17 yonyine mbo ukuntu bimeze rero Muhinde niki wakora umenye ko uzapfejo bro menye ko nzapfejo ikintu cya mbere nakora nafata abantu nk'umunani bose nkabaguza bro urumva hanyuma ayo mafaranga yabo naya spending urumva icyo ni cyane hari umbajije kimwe ni kimwe ntago turajya muri section B okay kimwe oya nabanza nkaguza nk'abantu nk'umunani kucyuhisemo umubare 8 urumva buri umwe namwaka amafaranga abantu 8 bo bama amafaranga yamazi icyo gihe kuko ibintu nawe ngiye gukora ntago bibaho bro nzapfejo ko numva bitoroshye ngaho mbaza turebe wifuza kuzabaho imyaka ingahe ugereranyije mba nifuza kuzageza nko muri 86 ntago bizagukundira bro kubera icyo ushaka kuzageza muri iyo myaka 80 rero ni imyaka uburimo neza ubutaranduranya kandi ubugitekereza ibintu neza impamvu navuze rero ntagejeje kuri 90 nuko mba nzi ko 90 biba bigezeho abantu bakoza ibaze ko n'umwana wawe ari kukoza nibyo mba wowe waba ufite amahirwe ubaye unamubona ari kukoza hari utamubona ari kumwoza bro ugakekeranya se ninde uri kunyoza cyangwa abanje bazabitonda byo ndabizi nuhe munyarwenya wumva bishoboka ko mwabana bishoboka ko twabana none reka tubishyire mu buryo bubiri aramutse ari umukobwa mukarushinga yaba ari umutipe mukabana muri ghetto aba ari umukobwa mu banyarwenya yego urumva abanyarwenya turava no muri stand up tugere no muri noza hose rwose Tesi uramuzi ukina muri noza ukina yitwa Karisa ukina yitwa Kariza muri Kariza wa Karisa bro nakubera Karisa nakubera Karisa kwera ushizemo akantu ko kurushinga niwe twabana kabisa niwe mwabana niwe twabana hari kibazo nkubajije ngo nukubera iki se impamvu ura mukobwa ndamufiteho crush yarabizi se ntago yarabizi ariko arabimenye nubwo ndi mugufa ariko crush mufiteho ni ndende ubwo butumwa bukugereho nukuri Tesi wabidukoreye basi we nandese nako ndikwisabira bro ntabwo ndi gusabira ndikwisabira kandi nabonye mumaze iminsi mwikoranisha utu video uranda kurwaye wabona nk'ukubiti igifunsi mu yarambwiye ngo nubundi ntibyakunda ngo nzaba byibuze garisodoneri waba garisodoneri ariko ku mugani nta nubwo nsumba nako ntago ngusumba cyane nzamubera umusego turaranye nzagufungira arasemagaze yego abasore barebare banamubeshya azaza testing ku rukundo rugufi ntago azasubira hejuru yego rata ngambwira umutipe mwabana muri ghetto umutipe twabana muri ghetto umunyarwenya nahitamo
ko ari benshi bro, ariko nkurikije nyine ahantu ushaka kugera ubona nahitamo Hervé cyangwa Babu cyangwa Mika kubera ko impamvu mbisema abo bantu ni bazi art ku rwego rwo hejuru. Numva ko ntago kwaba ari ukubana gusa, mfite ibintu byinshi ntabigiraho kandi byamvana ku rwego rumwe bikanshyira ku rundi. Ngewe nza ko andi we nari guhitamo nk'umunyarwenya uzi guteka aya ibyo byose ndabizi. Urabizi byose ndabizi. Wifuza inzu imeze gute? Inzu imeze gute? Igeretse kane. Kubera icyo wifuza inzu igeretse kane? Bise byumvikana ko uzashaka umugore urenze umwe. Oya, ahubwo nuko banza nta umuntu yibamo mu Rwanda. Inzu igeretse kane. Noneho saro akabirimo nko kuri floor ya 2. Yego. Ubwo hasi ari reception. Hejuru ukoreramo nk'inkoko. Oya, hasi ni reception, hejuru ni saro. Ubwo muri 3 ni ibyumba. Hejuru ubwo ni engineer wangira inama. Ntabwo ibyo bintu bizakunda bro. Oya birakunda man. Uzi ngenda mutse nifuje nk'iyo nzu kintu nakora. Inzu nifuza ubundi. Nifuza inzu igeretse rimwe ryonyine. Ko ngewe nzi ko nzashaka abagore babiri. Aho gushaka abagore babiri. Okay, 4. Nashaka abagore 4, ubwo n'inzu nawe yananjye nayigereka 4. Uyigereke 4. Ku buryo nsanga hasi bimeze nabi mita nikubita hejuru bimera nabi mita njya hejuru yaho gato. Ariko nanone hana ikibazo kibera gushaka abagore 4. Urabizi nk'iyo uvuye mu kabari wanyweye uza kuwa mbere wisobanura. Ibaze rero kuzugahira kuwa mbere none nasinze n'abajamana nagiye gusangira n'abajamana nagiye gusangira abagore. Ikiza reka nkwereke nukuvuga ngo wajya uva ku kazi wasinze ukarara ku hasi. None mu gihe utashye witonze umeze neza ukarara ku hejuru kugira ngo bose nibateka breakfast ujye ku kazi zose uziriye. Muhe buryo uve kuri 4 ukoresheje ubwenge kabisa. Ndabyemeye ko agadukize ntago nabyemeraga nayimaze iminsi mbishidikanya. Waruzi ko ari akantu naterese ku ruhande. Neza ko ari akantu waryoze kakaryogo. Ikibazo ko kitoroshye. Utekereza ko uko umuntu angana bishobora kugira icyo byica mu rukundo? Cyane bro. Ariko ahantu kwangira ngo ni wowe bari babiteganyirije ra ari ikintu byakwica. Ari ikintu byakwica. Tuvuge utereta umuko urumva mbere na mbere ubundi bita byongerana budget yagombaga kuba. Yego rata. Nk'ubu nkanjye nitereteye umukobwa mugufiya cyangwa muto imyenda ye nugwahira mu bana. Ariko se ari nka yoro. Ariko nabo wenda ntabwo ari we mvuze, ariko nabo basigaye barize gahunda yo kujya guhahira mu bana. Ati ufite nk'imyenda y'umwana w'imyaka 5 ariko munini nkanjye bajye bahahira mu maza ahubwo bigurira amarido n'amakeri badodesha ko birangira bibaye bigufitse ariyo badodeshamo imyenda. Ariko rero n'uruhu rw'amarido ruba rukomeye. Rw'amarido ruba rukomeye. Cyakoze wenda aho ngiye kuri icyo kibazo warumbaje tubaye seriye tubigize seriye byo ingano y'umuntu ishobora gutuma nyine relationship itagenda neza cyane pe. Nk'urugero nka ukunda ubumva ufite sheri ufite bangahe? Oya na byo tubisimba. Wemera bangahe? Nta numwe mfite. Ariko se babambwira ngo bazi ko turi inshuti ngo neza ko dusengana. Icyo kibazo cyawe ubu ngubu uramutereta akakubwira ngo ni brag. Ngo shangwa numva nicyo kibazo abakomediye bakunda guhura nacyo. Uramutereta akavuga ngo ni brag. Wabaseriye ngo bigize seri. Urasetsa naho nzongera kurira njyenyine. Ndumva tubihurijeho. Ngaho mbaza n'ubundi byose n'iki. Ufite umwanya umwe kuri televiziyo cyangwa radio hagati ya Philipita na Lucky wakoresha nde? Hagati ya Philipita na Lucky. Yego. Bose ni abanyamakuru. Umwanya bawuvuze. Ufite umwanya umwe kuri televiziyo cyangwa radio hagati ya Philipita na Lucky wakoresha nde? Reka nkwereke. Reka tuvuge ko ibintu byose bari kubinganya dokima n'ibiki byose. N'ubuhanga buri wese arabufite. Yego. Siko nabigenza nagendera kuri alphabet.
nagendera kuri alphabet kugira ngo ikosa ritabe iryanjye ribe kuko bose wenda umaye igisubizo cyiza kugira ngo bazaserere n'ababyeyi babo bati kuki wanyisirize kuki wanyisirize harya Philippe ry'ikinyarwanda yitwa ndabizi se wagendera kuri Lucky we n'Inzeyimana wereka dukoreshe Lucky na Philippe yego Lucky na Philippe ninde uza mbere ni Lucky nzivuze neza nibyo ntago nibeshye alphabet ntago wazize bro wize oya narazize wize hari gardien cyangwa cyari kibura mwaka byari bikirimo hagati biri kwimuka nari ndimo hagati gusa batwigishe kuziririmba ntago kuzitondeka nyine iyo nziririmbye nkumva uririmbye nibwo baba Lucky tuwaye akazi kuri radio ya Ravaneri yitwa MT no kuvuga ngo Muhinde na Twahirwa cyangwa tuyite MR Ravaneri MTTV ikibazo cyanjye ikorera he harya ikorera muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete ibintu by'amabara urabizi yego atari amabara nyine abantu bakora yego ni amabara asanzwe ubururu umukara oya so nigeze mvuga gutya ubugufi nanjye ibintu by'igikara ubiretse wenda yuvuga ngo umukara ibara ry'icyatsi riboneka bavanza yahe mabara ibara ry'icyatsi riboneka bavanza yahe mabara wize shimi na cocktail ndanywa niyo baba bavanze Jameson ni baba bavanze ikinana hamwe ndakubitana n'icyatsi kabisa n'icyatsi kuko se n'ubundi ahantu ngiye nyenera kuvanga amabara nigiye bavanze amarikeri ariko biroroshye ubwo bijyanye mu bintu by'ibinyobwa fata rira cupa ry'icyatsi kujya babone rirabara basigaho bigenda gute naye baba babanje kuvanga buretse ariko byeri ririmo ntago bari icyatsi uri kumvangaho ariko kamubwira amabara bavanga kugira ngo bibe icyatsi amabara bavanga kugira ngo bibe icyatsi ufashe bushari ukamuzana zeo ntago haburamo icyatsi ndumva bibaye incarwatsi harya ninjye ukurikiye ni habuzemo icyatsi ni haburamo ubwatsi no ukurikiye oya ninjye umaze kubaza ibyo no umaze kumbaza twarutumye nkari bara kandi ndibana urumva kwibagirwa nibizeho niki wibukira ku mukobwa wa mbere mwakundanye icyo mwibukiraho katari cyiza umukobwa wa mbere twakundanye ahubwo se ubundi se mbere na mbere byo warakundanye mbaza ngo warakunzwe nicyo ari ikibazo ahubwo mbaza ngo umukobwa wa mbere wakunze umwibukiraho iki umwibukiraho iki yari umuhanga mu ishuri uri umuswa yego twicarana ni ibisanzwe akanga ku nkope ariko ubu nanjye nuko naramwishyuye umukobwa wa mbere twakundanye ngiye yarancitse nicyo mwibukiraho yancitse kabisa mba nawe urakunda yaba yaraje muri iyi minsi nkakwereka hari ibintu byinshi byari guhinduka nuhe muhanzi wigeze kubona ukabona bitandukanye nuko wamutekerezaga umuhanzi nawe nkabona bitandukanye nuko namutekerezaga ni ramujamamani bamwita shabanza atari n'umuhanzi bwaririmba indirimbo ye basi turamumenye bamwita Nuzamani Lucky Fire bro Lucky Fire yego Lucky Fire ntago kunamubonye ariko namutekerezaga Lucky Fire ngiye ubusanzwe kunumvaga hari indirimbo ye nimwe uzi ashwida rani Michael Jackson ariko ngo ni umwami wa pop mu Rwanda urumva ntago nzi izina ariko nzi ibikorwa akora mu ntuza mu ndirimbo ze urankunda video ze uramujama twarahuye mbere na mbere tugihura ntago namumenye pe ntago nyimubona ntago nahise menya ko ari umuhanzi yego noneho abantu bari ku ruhande baramusarira nyine bati bro Lucky Fire ari hano Lucky Fire ari hehe kumbi jama niwe wanwaye kuri moto niwe wazanwaye kuri moto yazanwaye kuri moto uwo munsi ngenda nateze moto
ngiye kuri nuza boro kuri sako bari banumye yego tugezeyo nawe sinzi ukuntu yinjiye none mbona abantu barasaza hari aboro ngo bahinga banga uruganda rw'isukari ngo niyo Kabuye niwe wajanwaye rero jama tugezeyo kumbi mbona jama wanwaye niwe Rakifaye no kuvuga ngo ni multi talent numbajije asha banza kwibuka bigoye muri ghetto ku mugano uribana ariko banza ninjye ukubajije numbajije ninjye ukubajije waba warigeze gutera urwenya ku musitari bikaba birebire oya ngewe kama yabigize birebire umwana kuki uri kujyana n'abantu ako ni kama yabigize birebire bro namuteyeho braga bigira birebire ako ni ariko nge ntago nzi ko nako ntago ari umuhanzi nateyeho brage nigize kuvuga ko analize z'umuntu fata ku mavuta ako nkubwo ko nari mubitse urumva ntago natuma umubika ako nta uko nagira analize wakoze narayikunze ariko byarumvikanaga byarumvikanaga mbyibuze urumva ko nyitekereza uracyatekereza nuko utekereza ibintu bidatekerezeka bidatekereje urakoze ndumva ikinyarwanda ukizi ubwenge butarimo ubwenge ariko nibyo noneho hano hari ikibazo kivuga ngo gutera urwenya biramutse bivura indwara urwenya rwawe ni iyihe ndwara wumva rwavura byihuse nta kigusubiriza yego uburebure ubugufi indwara y'ubugufi kibaze wala uzi indwara numva byavura inyota kuko joke yanjye nigibura mu byeri yego nigibura mu byeri kenshi harimo byeri nahindutse mitsingi bro petit mitsingi na namwe hari wahindukamo gra Imani kubabari icyo kibazo turakigarukaho nyuma bagwaye akazi ko gusetsa abamarayika n'abadayimoni icyarimwe n'uruhe rwenya wabatera navuga ngo satani yararenganye yarago yakora ku ruhande rumwe ubwo se ku mugani ni cyiza bro ni cyiza ariko kiragoye ko gusetsa abamarayika n'abadayimoni icyarimwe n'uruhe rwenya wabatera wanarubura kubera ko nta hantu nigeze numva bavuga ngo marayika araseka cyangwa ararira nuvuga marayika ashobora kuba ari umuntu uri seri none umudayimoni nawe ntago yarwanya umuntu uri seri ngo abaseka ako ubateye urwenya kuri satani rwakora satani ngo yari umuhanzi hejuru yego uri kurebye nka Drake wakoze kuri Bruce Melody hano ukayikubitayo kuri satani kuki ufashe Bruce Melody ukamugereranya na ntuzara na satani haraboro nyize gusoma ngo niba ngo nawe yaribagishije inda ariko tube tubirese cyangwa nuko ari bo bantu bambere bandikuzana agatwiko ariko urumva naho hariyo team ebyiri ikibazo none kiri hano uragisubiza utagendeye ku byo nasubije hagati ya Rocky na Junior Giti ninde waha filime ukunda ngo ayisobanure hagati ya Rocky na Junior Giti ninde naha filime ngo nkunda ngayisobanure mbere na mbere ukunda izihe filime zigenda gute nkunda ibihinde ukunda ibihinde okay ninde rero nkunda ibihinde rero niba nkunda ibihinde birumvikana ko nahita nyiha Rocky yego ariko Giti yamaye Giti ubwo nayiha Giti okay undi yaguhaye ibuye ntago narya amabuye arya subwo ni wowe ngo nijye ukurikiye Ravaneri Karame nuhe mustari urenze ufitiye nimero urenze mfitiye nimero ako nawe akaba afitiye yanjye oya niyo oya ufitiye nimero iyawe byo ndabizi biragoye ko ashobora no kuba yifite nari ndabyumva urase ni ni uwuhe mustari urenze muye kategori rero cyangwa mu Rwanda hose muri rusange mustari urenze urase ninde ufitiye nimero urenze ufitiye nimero kabisa ni urenze se ninde urenze usanze bose muri ku rwego rumwe uwo natekerezaga tuvugana ahandi hatari kuri WhatsApp oya nshaka ufitiye nimero mfitiye nimero n'ubu nkanjye mfite zanuza izande iza kamera kabera nanjye tujya tuvugana mu masaa sita z'ijoro ese ni saa sita ariko ngewe nkasanga nahamagaye inama y'inite mfite reka nkubwire cyakoze wenda ubu ngubu wenda umusitari mbona uko ukomeye ubu ngubu mfitiye nimero navuga ko ari Clapton
ariko wenda kera Iyo ni najyaga ruswa ishingiye ku mushahara. kera najyaga mvugana Iyo ni ruswa ishingiye ku mushahara. ako se waretse Neza ko ari njye ugiye kuvuga. waretse nkivugira Clapton ko nta wamenya ndi buve hano message nyakira buryo ujye ukoresha ubwenge ako kera navuganaga na Chris Brown kuri WhatsApp Facebook ubwo baraguskaminze ndabyumva nawe urabyumva ugiye mu ijuru ugasanga ibyaha utinyaga gukora atari ibyaha niki wakwicuza utakoze kombe fitera icyaha cya mbere nakwicuza nakoze nukuba okay byose narabikoze pe icyaha nakwicuza nakoze icyaha nakwicuza nakoze nukuba naragize ntabwo nakwicuza ko oya icyo n'ubundi icyo ngicyo nicyo cyo ndi kujya kugishaka nkasanga naragikoze nkorohereza uburyo bakivuga ntago wakoze ibinyoni oya ntago ndakora ibinyoni nicyo wakwicuza ntago ndakora ibinyoni nakoze iby'abana nicyo wakwicuza ariko icyaha nakwicuza kuba nara ubundi hari ubundi icyaha niki icyaha gusa ntugiye kumvuna banza usobanurira icyaha kugira ngo icyaha ni ikintu hari uburyo bubiri hari icyaha gihanwa n'amategeko hari icyaha gihanwa kwa kundi wicira urubanza ubwo urahitamo icyo ushaka ariko gihanwa n'amategeko witonde kuko nshobora kuvana ugiye kugutekera ibikugemurira ibyo kukugemurira cyasha nta cyaha nakwicuza bro ndi kugishaka nkakibura ubwo byose warabikoze yawe ntago ndi intungane wigeze ubeshyerwa gutera inda ahangaha urabeshya nkunyomozi mbeshyerwa gutera inda ko na mukanya nakubeshyeye ntago ndabibeshyerwa ntago ari muzima ugomba kubeshyerwa ugomba kuba warabeshyewe ngiye barambeshye bakubeshyeye ngo iki bambeshye ko nateye inda yigeze kumbeshyiraho ko nateye inda kabisa ngo warayiteye yigeze kumbeshyiraho yarameze se nambwiye ngo ahindi ba ntago magera mu minsi yashize nakubonye uri kuvuga amakuru yego baramutse bakubajije nako n'ubundi ndamutse nkubajije ari Leonce Kanzayire na Gloria Mukamabano ninde waha akazi ufite umwanya kuri televiziyo yawe yayindi nyine ya MTV kuri televiziyo yanjye ari Leonce Kanzayire na Gloria Mukamabano nagaha Gloria yego nagaha Gloria kabisa kubera ndamukunda cyane Gloria ndamukunda cyane kubera ko nakamuha kuko nshaka kuzasubira mu makuru no mu minsi iri imbere naba niteganyirije ariko nimba yari yabyemeye ubwo ntago hari buzemo ikibazo Tesi arya nawe namuvuze haruguru ko mukunda oya Tesi arihangana ariko impamvu nagaha Gloria ari talented kandi niwe muntu nabonye cyane Leonce ntago nigeze mubona cyane kubera ko ndi umwana w'ejo bundi umva ngiye nabyirukanye na Gloria ahubwo wowe ari Kirofasi Barore yego generation yawe na wa musaza wavuga wabaga ari mwikina namukesha batware yego ninde waha ngo agukorere publicité ukurikije uko wabumvisha ubyiruka mu myaka yawe muri za 86 ubusese mukesha abatware imyaka yawe twayumvisha ariko ni wowe umbaza rwose kibazo akaye kazi kaguhemba wakoze bwa mbere akazi nanubu kakimpemba oya ako wakoze bwa mbere ko nakoze bwa mbere kaguhembye abe make ariko kaguhembye ako nakoze bwa mbere ni muri nagakoze muri covid namamasa ariko bampembye 50%. Ibindi 50 yaheze mu rugo uzayiheraho yaheze mu rugo ndayumvise ni nabyo byambabaje nese numva ntazongera kubikora bakinjira nyine muri gahunda yo kwamamaza direct bakahita bakwambura sorry nako akahita goma mu rugo polisi ana kabisa haryo ubwo si ngewe bo niwo ukurikiyeho ase yuko wamuvuze wowe nuhe mustari wigize gukunda w'umugore ukiri ukiri umwana ukamugiraho crash nyiri umwana
kandi uracyari umwana wabavuze nyiri umwana akabwira umuntu nakundaga Knowless ku buryo byamviriyemo kwanga Clement n'umwana uvuga ngo wandiye gapapa wanwariye Knowless nakundaga Knowless biteye ubwoba ku buryo noneho nazira ndirimba aririmbaga numvaga ari ngiye bari kuririmbira none se no kubera iki ubusura cyamukunda ndacyamukunda kabisa ariko si cyane ubu byaragabanutse kubera ko Clement yakomeje gutera imbere amuteza imbere nawe cyangwa bateranyije imbere ariko nyine ako uzi impamvu mbona utamukunda cyane nuko ko Knowless nta peti igira sawa naribi bro harya ni ngewe cyane bro ndakwishyura nihe ndirimbo wumva iyo ubabaye cyane numva iyo mbabaye cyane kubitutababarira urakoze ariko hari indirimbo baririmba ariko ntujye ku kibazo cy'imyaka yitwa ngo ngo agahinda karakunanura nimba ari ngo nk'imikoba y'intoza ibintu nk'ibyo imyaka ye ntabwo iyo myaka nawe dufite kabisa oya man nimba ari yande ngewe iyo nkubwiye niyatewe bose babireba yakubita utababarira kandi iyo ndirimbo ngo ni iy'Imana bro abanzi baratubeshyaga kweli wazengurutse u Rwanda se yego nakaye karere se ubona kama abakobwa beza cyane kurusha kandi Rwamagana kubera iki Rwamagana bafite aba ex bane uwo muri kumwe ubu ngubu ntago ari uw'Irwamagana ariko twahuriye Rwamagana Tesi urumva yuko aho Tesi wabona nawe ari uw'Irwamagana ariko Rwamagana ibamo abakobwa beza cyo ndakizi Rwamagana gihagarara na mama niho yavukiye apu nimba ari ibyo ubwo ndabyemeye uzi guhitamo neza ntago nakubeshya umukunzi wawe wamufashe ari kuguca inyuma wamubabarira namufashe ari kunca inyuma byaterwa ngiye n'uwo mujyama basanganye ukuntu ameze pe ubundi aho ngaho wirinda kurakara urumva ni wirinda kurakara urumva ahubwo ayo makuru mbere yuko ujya kubimenya nawe wajya kumufata uvuyeyo kujya ubona uburyo umubabarira hari umujyama ngewe nasangayo nkamubwira ati subirayo ahubwo ayo mafaranga turayakeneye bitewe no ariko nanone hari igihe usanga yaguciye inyuma ku mujyama mani ugize bogari ni nkanjye weho nsanze yanciye inyuma kuri wowe bro ubundi ni nk'ubu icyo nicyo kibazo nari nkubaje usanze ari nkanjye ari nkawe yakunciyeho inyuma neza ugasanga cyangwa se wenda nka kuno wataho ugasanga nk'iwawe haba yisogisi ryanjye nararyibagiwe byagenda gute iwanjye nsanze yisogisi ryawe nta nubwo nagira ikibazo cy'uko wanciye inyuma cyangwa iki we twakompeta ravani we twakompeta ntabwo nakwemera kunkuramo wavuga ntabwo nakwemera kunkuramo kabisa harya ubwo niwo bajije njyewe ubajije igisigaye ni icyawe akaba hasigaye ni icyanyu ikibazo cyawe cya nyuma ko kitoroshye reka tuvuge ko umuntu muzabana ariko kureba aka kanya nubuye butumwa wamugenera ubutumwa rero nakugenera mu ntu tuzabana ngo sheri wanjye umugore wanjye tuzabana akaramata icyambere cyo yego cyo nakubwira uzihangane pe kwihangana nicyo cyambere icya kabiri ubwo ube wirinze ho gato ube wifashe ube wifashe wowe se warifashe oya ngiye experience ndayikeneye muzakoresha iyawe tuzakoresha iyanjye yawe wiretse nzamumenyereza ubutumwa bwa gatatu ubutumwa bwa gatatu namubwira ngo ubase ugiye gym urebe ifoto ya Yoro de Queen ukuntu ameze urumva uyishyire ahantu ukorera gym urumva uyihatereke
uvuge ngo ngomba kuba nkuriye ngira niyo target. Noneho ubwo tuvuge ko nta gihindutse byagenda gute? Nta gihindutse gute? Aramutse nyine hari igihe ukora cyane twakora divorce tutarahura niba ari uko bimeze barakwanze nta twakora haracyari ibibazo iki turakigabana ariko icyo turakigabana uramutse uyoboye isi ni ikihe kintu wakwihutira gukora? nyoboye isi yose hari ikintu rero abantu bo mu isi bata n'ubundi bajya bavuga ngo hano si iwacu nashaka umukiriya navugana n'Imana nk'ati uvundi n'ubundi kugira ngo duhore turuha gutya wabaye unyihereyemo makeya ukaza ugatwara abantu uyoboye isi wayigurisha nose ubu nakora iki? nta muntu dufite kabisa. oya mbwiza none nawe kinsubiza. Ngewe ndamutse nyoboye isi uzi ikintu nakora? ndamutse nyoboye isi na ikibazo kirakomeye. Yego ntiwatanga igitekerezo cyo kujya ku kwezi bagiyeyo ariko ndamutse nyoboye isi hari ibintu ngiye nakuraho. Nk'iki? Nakuraho ko nasubizaho itegeko rivuga ko abagore bose ari ab'umwami. Yego rata wazo ubwenge icyo cyo nagikora pe. urumva ko ari ab'umwami abo waravaniri abo wande kandi uyoboye isi. Yego urumva Imana ikugenderere tugiye kukigabana. ndagisoma nkigezemo hagati none wahadi uragisubiza nawe urahita ukomeza ugisome. ari ukumarana umunsi wose na Miss Elisa. komerezaho nawe usome ko yatukigabana. no kumarana na Miss Jory. Yego wahitamo nde bro? Ntago ndakora ku mbunda nafata Jory. C'est fini. nuko urakoze na we wafata nde? none se ko numva twese tutarayikoraho. Ntabwo urakora ku mbunda ariko nanone uritonde. Ego ushobora kumara umunsi wose uri ku ikosi. uritonde. sindajya Tanzania sindakora ku mbunda nafata Jory. uri umugabo Yego arya bise ngo iki? ubwo ushobora kumara umunsi wose uri intoza. urakoze cyane. aya mubazi byarangiye. niye inzoga nkunda kunywa bayita manyinya we undekure nahe. tuyisoze ubwo dusoreze ko ku kabazo gato. mushobora kugira ngo musoze buri wese nabaza ikibazo kimwe muri igiteye yego Ravaniri karame. ibibazo byose nabonye hari ikibazo nabonye batashyizemo cy'amatsiko nshaka kukubaza. Yego uransumba pe biragaragara. byo biragaragara ariko mu minsi ishize twagiye tubona n'ubundi abatipe barebare badusumba. Yego ariko bakadutenguha. ikibazo cyanjye ukureshya ni kureshya bo uko ndeshya siko ndeshya. Yego ariko nanone siko ndeshya. bivuze ngo usumba ukureshya. Yego ariko bwaravanira bwumvikanye mu buryo ushaka kumva. ubwo nende kuvuga ku rwego rwo gutekereza. Yego nshobora kuba ntekereza nkageza kure bitangana nuko ndi kungana. urumva mwabakobwa Ravaneri arabatekerereza akabageza kure. ako se ni wabyumvisha aho mudashobora kwigeza. Yego niwe Ravaneri biri etaje ngiye kuzuza hano ubwonko ya miliyoni zinga. Yego jehorere ko areshya sikwa. ngiye kukubaza ikibazo. Yego kiri seriye. Yego ayenda kisubiza ndi seriye. Yego uri seriye? Ndi seriye urakoze. ngiye bwa ndi seriye. nicyo kibazo arumbagiye. oya ntago ndi seriye bro. wari utubeshye. ntago ndi seriye mu buzima busanzwe. mu buzima busanzwe ntago ndi seriye. nta nubwo nkunda abantu bari seriye kubera ko birambowa byatari ku buryo ngiye mbona umva nzashaka n'umugore w'umukomediye. aryo bavuga umukomedienne. iyo ne wibagiwe naba mbaye komediekazi komediekazi. impamvu nayo nkubaje ngo uri seriye nuko mbizi ko abanyarwenya n'undi baba bigoye kuko ari bwo buzima. ariko hari nk'igihe bahura nk'ikibazo ukabona
babaye seriye. Niki cyatumye rero baseriye? Ikibazo nigeze guhura nacyo kigatuma mba seriye. Kumva urababaye, nkumva ndababaye. Bikanakugiraho n'ingaruka uri imbere y'abantu. Ni umukobwa nigeze gutereta amezi 6 yose nyine yose. Ubona uri gutereta uhera nyine kuri step by step, ukora akantu. None yuri umukomediye n'ubundi we abifata nk'aho ari joke bisanzwe. None ngiye byageze ku mezi 6, ukwezi ko nyine imaze iminsi nk'urutuntu muri ayo mezi yose. Ukwezi kwa 6 ndabimubwira nyine ko nashize. Nawe yateye bro tikabisa araseka arashwanyagurika ngo rumaze iminsi ngo prepara brag kabisa ngo warayiprepaye ngunyana gutya ngo amezi 6 yose ngo nayinegereje punchline. None punchline niyo iyo brag uzayikore kabisa, uzayikore iyo brag iri hejuru. Nicyo kintu cyatumye nvuga ati ngomba kuba seriye nkava mu bintu by'urwenya. Ndeka rero nkubwire sibyo, ibyo bintu nta muntu bitabaho. Ngiye barambwiye ngo yarazi ko ari ukuganira bisanzwe, none ngo mbise mba seriye aka kanya. Kuva icyo gihe kugeza reka dusoze ibibazo byari ibyo. Niba hari ikindi kibazo wumva nazakubariza Ravaneri uzanyandikire nyimukubariza. Nanjye wumva ari icyo namukubariza ariko ukaba uri umukobwa uzambwire. Byongeyeho kandi ndi single. Uramutse ufite ibibazo boyfriend wawe yakubabaje wumva ushaka kubohoka, ushaka kuruhura umutima, hari umu YouTube uhita uvuga ngo ngwino ndebe. Murakoze cyane.